Twongeye kubasuza mwese rero abakunzi bacu, ikiganiro ni makuru kibana nk'ibisanzwe. Njyewe ndi Uncle Beam, nkaba ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane hano, ngira ngo murimo kumubona arimo ahekenye utuntu twiza ahangaha. Hanyuma agiye kutubwira amazina ye. Ugiye kutubwira amazina yawe, abantu bakumenye, unatubwire n'impano ufite. Amazina yanjye banyita Rukundo Davina, nkaba afite impano yo gukina komedi. Mfite imyaka 7. Kuko ari byo numva umutima wanjye ushaka, umutima wanjye umatiriza gukina komedi. Abandi bagabo babyuka bajya gushaka akazi, wowe uri kubyuka ngo dukine amakarita. Umuntu ufatiraho icyitegererezo ni umugabo witwa Nsabi. Ikintu mukundira ni uko yaje muri sinema azi icyo ashaka, we akora utuntu twe atuje, ntabyo gukora ahubuka, akora vuba vuba nk'umuntu ugiye gupfa nyine akabisiga. Niga mu mwaka wa 5 ku kigo cyitwa Ecole Malaika Saint Dominique Savio. Mwayisanga kuri Kadonya Comedy. Ndifuza kuzaba umukinnyi w'icyamamare, nkazagira hejuru cyane. Nasaba nkamwe nk'abanyamakuru cyangwa n'abandi bose bakantera inkunga, nanjye nkazabikora, nkazazamuka cyane nkajya hejuru. Ababyeyi banjye bamfasha, bo barambwira ati ntago tuguhagaritse, komeza.